nshimirwe bavandimwe ko ndi umwe na Yesu. N'undi nyine umvishe nawe ufite icyo Imana imuhaye nawe umvishe akizane ushaka gutaha se nari ngize ngo ko no gutaha twataha nta kibazo gihari no kwishaka nabyo ntacyo bitwaye. Ndashima Imana ko nuko nanjye navutse bwa kabiri. Nashatse kwibyara biranga. Amadini agiye nyuramo yose yagigisha kwibyara kubera ko nari nyine kuzaba mu ijuru ry'abakiranutsi kandi mvuka nanduye nyina kwibyara ngo ndeko nawe umukiranutsi bikunde ariko nta muntu wibyara ngo bikunde igihe cyose ajya hasanga ndi umunyabyaha. Mu Gaturika biranga, mu Badive biranga, mu Adeperi biranga, mu Banyabutayu biranga, mu idini yanjye biranga. Ariko umunsi menya inkuru y'ubutumwa bwiza nkamenya ko burya umunyabyaha abaye umwe tukamukomokaho, nkamenya ko haje undi tw'umukiranutsi witwa Yesu, tutumvikana akaza ari umucunguzi wanjye nkeneye kubarwaho gukiranirwa kwa Yesu, nkamwiza akaba arambyaye mwizeye mvuka bwa kabiri mvukira ku Mana, mbona amahoro, mbona ibyishimo, mbona umunezero. Njya nabaho neza rero, njya namenye na virusi nanduriye muri Adamu kwemeza. Murimo muvuga urupfu, muvuga urupfu. Uyu mubiri ubibwa ari uwo kubora, tutumvikana, ukazazuka ari umubiri witeka. Ubwo rero gupfa ni inyungu kuko uyu mubiri nkeneye kuvanwaho kugira namba umubiri witeka. Ubibwa ari uw'intege nke ukazavuka ni imbaraga. Ubwo rero umubiri ukeneye kuvanwaho nkagira umubiri w'iki w'imbaraga. Niyo mpamvu ngiye ni ukuri nguwe neza. Bavandimwe tugubwe neza. Umudamu yagatwita agateza Imana izandinde. Umudamu atwisa agapfa nta kibazo. Ntacyo nyine. Tutumvikana. Kuko mu bintu bya mbere dukeneye mbazi basobanurire. Twabonye ubugingo buhoraho. Tuganire. Twabaye abana b'Imana, twavutse ubwa kabiri. Ariko dufite ikigeragezo cyitwa uyu mubiri dukeneye kuzamburwa tukabika umubiri wundi. Imana yabizi ko hari indi impano nziza, hari igikorwa kiri kizatugereye cyitwa kwamburwa umubiri tukambika umubiri w'umwuka. Ubibwa ari umubiri wakavuje ukazaza ari umubiri w'umwuka. Niyo mpamvu rero nta kibazo dufite cyo kundoga. Wandoga se ntabwo bishoboka. Tutumvikana ntabwo bishoboka. Ngewe ntabwo mpfa. Ngewe napfuye twumvikane. Imana ibwiye Adamu ngo no gupfa uzapfa. Icyo yari mubwiye ni iki? Ntabwo ari ugupfa ubumona, ni ukuba utandukanijwe n'Imana. Gupfa ni ukuba utandukanijwe n'Imana. Ngewe rero urwo rupfu narupfuye nyine n'abandi ntandukanyijwe n'iki? N'Imana. Yesu araza rero aracungwa ndamwizera, mbambaye umwe na Yesu, mbambaye umwe n'Imana. Ubwo narapfuye nyine. Ntabwo ngiye nzongera gupfa rero. Ndabyo mu byumve. Ikizakora gusa ni ukwamburwa uyu mubiri w'intege nkeya, uyu mubiri w'igisuzuguriro, nkambika umubiri w'imbaraga, nkambika umubiri w'umwuka. Urumva ko rero kwamburwa umubiri ni inyungu ntabwo ari igihombo. Niyo mpamvu yavuze ngo nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Sinshobora kwatsa imodoka yawe ngiye ngo nsengere urugendo. Mu gusengera urugendo ngiyeho nimba nari ngiye no kuhagira n'umunezero ndishimye. Ariko niyo ngiye Kicukiro ari Nyanza nkataha mu ijuru nkajya gutera itara ryo mu ijuru, nabyo ni umunezero gusumbya uyu nguyu. Ndiho ndishimye rero. Ubwo rero wandoga maze kubugotema hamwe ko yanoze mfite akaona nambwa reka gusengera akantu ungire neza nuko ntazi ko ndi bugende. Nubundi kugenda biri mu bushobozi bwande bwa papa, nubundi nta bushobozi ufite, ariko ubundi warungiriye neza, warungwaye akantu keza. Yiba ari nkuranye nkigendera, ariko nzi ko ari papa bitanga bitanga, reka ndi n'icyo papa za gukora. Sinshobora kwirukisha uburozi.
kisha uburozi. Ibyo niye mbikubwiye ahangaha sinshobora, ntabwo bishobora na gatoya. Ubwo naburi ukabungabura nkabugotomera, ntavuga ni papa uke niba iryo gare no munezero aho ngiye, niba karata iryo gare ubwo nyine ufite kuza kubigenza, nta bibazo mfite, mbaho mfite amahoro, ntiwanyica ntiwagira gute, mbega mfite kandi ibyo bintu ninya ari byo nyungu ndabikeneye. Ikibazo ntabwo nakwica ngo bikunde, ntabwo nakora ngo bikunde. Ubwo bavandimwe inshuti zanjye ni ukuri ndanezerewe. Ikindi cyane agacuza afite umutima uhagaze ngo nahomba, burya ni bantu bitwa ko bahagaze nabamenye kugira ubushobozi. Bari abantu babahangayitse, baba bariho nabi, bafite ibibazo byinshi, yibaza ngo nahomba byagenda gute, nabaho gute. Naje kumenya ubutunzi ubwaribwo, ubutunzi nyabwo. Ubutunzi nyabwo ni ukuba muri Yesu. Ubutunzi nyabwo ni ukumwana w'Imana. Ubutunzi nyabwo ni ukuvuka ubwa kabiri. Ibya hano mu isi, ubukebwa mu isi bavuga ahangaha ni ukubona ikijumba cyo kurya cyangwa umwumbati cyangwa ubugari cyangwa akawunga cyangwa ibishyimbo cyangwa idodo, ukabona ahantu uryama. Nta muntu utarya, nta utagira haryama. Ibyo nuba kano kanya nagira Theoneste njyenyine ngo sisi Kigali nkigendera gute hakomeza naryama kandi narya. Tutumvikana ibyo kurya yanjye Imana yabiremye mbere yanyu. Ubwo mbayo mfite amahoro rero. Ubwo ntabwo ngo na oya nkora akazi kandi k'ubucuruzi n'umutima mwiza, ariko nako sinkakora hakange. Ibyo tubyumve mujya ngo njyewe ubwanjye n'ibyo ruzo byose ni iby'uwo mucunguzi. Iyo ndi mu kazi kanjye mbameze nk'umuntu uri mwivuga ubutumwa. Tutumvikana twemeze, ntabwo uri mu kazi njye nk'umuntu ushaka gukera. Oya ndi mu kazi nk'umuntu mu kazi ka papa nyine. Niyo ndi mu bakozi bari mu kazi ari abakozi n'abantu Imana yashimye ko batungwa naho ngaho. Ejo nawe mukozi akazi, umukozi ambwira ati uyu mukozi ntabwo tumukeneye. Nagisha umukozi mugenzi wawe namubwira nti nzana umukozi, ambwira ati ntabwo tumukeneye, ahubwo amafaranga kumuhemba yatwongeze. Twemeze yatwongeze wana tugashoboye kwihorera. Ndamubwira nese shaka kuko kwashubirijwe ahangaha wahise nagasubizwa. Twemeze ndabona agiye mu kazi aho ngaho nyine ngo ari babyaje uko nguko. Ntabwo ndi mu kazi kangero nk'ari ngiwe, nta kibazo mfite, ndamahoro, ndishinguwe neza, nsigaye nambara nkaberwa. Nsigaye nambara nkaberwa, ubu nambaye neza cyane. Umwambaro nuhishiriza ubwambure bw'umuntu, nta kindi kintu kindi. Ntabwo njye gushaka agaciro mu nkweto nambara, njye gushaka agaciro mu ikote, nabo ndi fake. Tutumvikana twemeze, ntabwo agaciro k'umuntu agaheshwa n'ibyishi ibyo atunze. Reka babwize ukuri, agaciro kanje ni Yesu uri muri ngewe. Agaciro Yesu afite niko mfite. Ngenda ndemere, ngenda nkomeye. Ntabwo agaciro kanje ari imodoka ari ngenda muboya, ahubwo iyi modoka ari iheshwa agaciro na Theoneste. Inzu yanjye mbamo iheshwa agaciro nuko Theoneste igezemo. Ubu ngeze ahangaha kuko nageza hano hagize agaciro, ntabwo kuko ngeze hano hagize agaciro. Ntabwo mubyumva, ntabwo mubyumva, ntabwo muzi agaciro kacu. Tutumvikana ngeze mu nzu y'ibyatsi, ubwo yanzigira agaciro kubera ko Theoneste ayigezemo. Tutumvikana twemeze, ni nge mpenze kuko Kristo ari muri ngewe. Noneho rero kuko Kristo amaze kujya muri ngewe, agaciro ka Yesu karampagije. Agaciro ka Yesu ndanezerewe, ndishimye kubera Yesu. Murye mushima, mwambare munezerewe, wambare nyine menye ko wambaye Yesu. Rubanda reka mbabwize ukuri bavandimwe inshuti zanjye, ntawe neza rubanda. Nta nzu papa zazubaka hanganga abantu bamwemere. Shyiraho porota ufunga amarembo kugira ngo ujye umutekano w'umuryango wawe. Tutumvikana twemeze ubikore kubera wowe. Ndagira ngo muve mu bandi mu buzima, nimba mushaka kubaho neza mwishimye, muve mu buzima bw'abandi, mubeho nkamwe. Nta gaciro abantu bazaguha, nta modoka naguranga abantu bama agaciro, nta nzu nakuranga abantu bama agaciro, nta biryo naryanga abantu bama agaciro. Ngiye nagize agaciro uri muri njyamesheje iki agaciro.
rero ubwo ufite agaciro rero ahubwo wowe ahubwo hesha abandi agaciro aho ugeze tutumvikana umvije babandi bakugiraho umugisha bitewe n'agaciro kawe ariko nta myambaro uzambara mwambare muberwe mube amahoro ngiye guhesha umwambaro agaciro ubwo ruzagura umwambaro w'200 rero kuko ari wowe uhesha agaciro niyo wakambara 5 wa mwambaro uzahesha agaciro iminsi yashize urebe ukuntu abantu twarangiritse sukameze ngiye untumiye iwawe ntazo nambaye ikabutura na kano gapira mu bukwe naje tutumvikana ntago wampakariwe intebe wanteguriye ntago wayima abantu barangiritse ntago abantu batwubaha natwe abantu bubaha ibyo bareba inyuma ntabwo batwebwe tutumvikana twemeze niyo mpamvu uzajya n'umuntu wakora bamwicaje hariya undi bamwicaje hariya kandi turi abantu bubashye uko yambaye bubashye ibyo afite n'uko abantu bameze tutumvikana burya rero umuntu n'umibiriyo ushingiye ku inkweto nambaye ku ipantaro nambaye ubwo uzawaye imyambaro n'ubundi ubuzanarebe burya ntabwo abantu baduha nta nubwo abantu badukunda buriya mu gihe twebwe dukunda ni nk'abana b'Imana ntabwo abantu badukunda bakunda ibyo dufite bakora ibyo twambaye bakora uko tumeze twemeze bakora umurimbo wacu bakora umuntu wambaye uko tumeze neza ariko twebwe tumenye agaciro kacu ni twebwe ntabwo ari byo twambara ibaze ugiye gutesha agaciro ni kote wambaye utesha agaciro n'inkweto wambaye gutesha agaciro n'inzu ubamo utesha agaciro n'imodoka ugendamo ubu uri umuntu wande wa feke ubwo ahubwo imodoka ni iby'agaciro ko Theoneste yicayemo inzu y'agaciro ko uyicayemo bavandi no kuri Imana ishimwe yego cyageze mu murwa sibyo bagisasira imikindo sibyo se mu yandi magambo ariko buri ntabwo ari cyana bari baha agaciro ahubwo ninde burya bari baha agaciro sibyo bene data natwe agaciro kacu ni uwo mwami w'icyubahiro uturimo ugendana natwe wenda cyo ibyago byagize nuko yaje kugeraho akakivaho Yesu cyongera gitakaza sibyo se ariko twebwe uwo mwami w'icyubahiro ahora muri twe sibyo se iyo turyamye tuba turi mu yandi magambo ngo ndaza kuryama nsinzire hanyuma nshingiye ku gitanda cy'200 ndyamyeho cyangwa 100 sibyo se nshingiye ku uwo mwami buriya kiriya cyana cy'indogobe nacyo bari kugisasira imikindo gitambuka nayo cyumvaga ariko kiri kurya ifiyeri mureke turya ifiyeri natwe sibyo bene data mureke turya ifiyeri ariko twebwe rya buri gihe kubera ko uwo mwami twebwe turahorana iteka nako nange nari numvise akandi kantu burya ntabwo uri umukene nyine ntabwo bizi burya ntabwo uri umukene twarangiritse ubundi ikidutera ubukene ni iki ubundi cyatumye papa afite ino zitarimo amakaro nuko yamenye ko amakaro abaho ubwo ubukene no kumenya ko habaho amakaro rero kera amakaro ataraza rero hakiberaho itaka tutumvikana abantu bafite amahoro nagiye ahantu rimwe arumvije nakaze ahantu ugeze mu gace k'ahantu henshi z'ibyatsi gusa batazi amatafari batazi isima batazi amabati bashinga igiti bakakigonda wese kigafata hariya bagashyiraho ibyatsi bikabeza aho ngaho bakaba bameze neza bakaba bishimye ari abakire umvije kubera iki kuko ari inzu z'ibyatsi ariko hari n'agashyiramo inzu y'ibati babana bahinduka iki abakene urumva ko ubukene rero ni ibindi wabonanye abandi ntabwo ubukene ari ukomeze ubukene ni ibindi wabonanye abandi urimo ushaka kwigana ubukene ni ugukenera byinshi ubukene ni ibindi wabonanye abandi tutumvikana wowe udafite ariko ntabyo wabonye buriya kuva nawe uri umukire iyo tukibara mu nzu z'ibyatsi twese nta mpamvu bakora ko afite inzu nziza twese dufite inzu zimwe zitwa iki iz'ibyatsi nyinshi ubukene n'ubunini iki
ubukene se n'umwambaro umuntu uko amenye ko abaye imyambaro ibiri. Ubukene se no kurya ifiriti nuko ibijumba nuko amenye ko ifiriti ibaho. Ubukene no kurya inyama nuko amenye ko inyama zibaho. Imodoka tubyakomeka imodoka basokura ngo yinjye ikibazo cy'imodoka basokura batwanjirije. Uyu munsi ari imodoka basokura bari bazi imodoka zitabaho. Bigenderaga n'amaguru. Kandi bakajya mu misayambe akava nk'aka baje ubwo tugaje ku kirero. Banza umenye rero none rero ubukene ni kirero. Ubukene rero ni ukunyurwa n'ibyo ufite. Ufite rero uko biri umvishe ni ugukira kwifuza. nyurwa n'ibyo ufite. None uwo mukire rero ndakira guteze ngendeye mu soko umwenda w'igihumbi niwe shoboye kwambara utangoye utamvunye ndi umukire rero uwambaye nyine nk'abakire. Ariko ubundi twari tuganire kuko dufite icyitegererezo cy'umwami wacu. Yesu ni sample yacu yabaye kuri iyi si. Nituma gukizwa tujye tunamenya bavandimwe siko meze. Yesu abe kuri iyi si ahaba nk'umugenzi utambuka. Icyo yari afite gusa ni uko tumenya ko ari umucunguzi wacu. Tutumvikana. Yesu yaragira ikibazo cy'inzu, cy'amasambu, cy'imyambaro, cy'ibiki. Yari afite misiyo yo gusa atambuka. Twizana muri tamaye kingari cy'umundi. Mu by'ukuri ko natwe imisana atari iwacu. Ko Imana tugeneye kuba mu ijuru. Mu ijuru nkaho twaba tubeshejweho n'Imana tutakibeshaho. Siko meze reka mu ijuru twatakaye ndaje manza mu wumve. Icyo umwana muntu yatakaje niki? Yatakaje kubeshwaho n'Imana. Nicyo umuntu yatakaje. Siko meze. Nimwe ava gusohoka gututubika ko maso yawe Imana yo umuntu amaje kumemera ibintu byose bizamutonga. Amaje kwa baba tusohoka mu byo idini no gutuka ko maso no kuzakoresha iki umutsima. Kwa kayogiye kubyabigize mu bikorwa byawe uzajya ubyara ubabara. Siko meze. None rero nubu kandi turimo tajya mu ijuru aho sawa tubesheho n'iki n'Imana. Turashobora kuba mu by'Imana utegura byacu. Ni mu buryo n'ubu ngubu iyo twizeye ibyo tubonye byose n'Imana ibiduhaye. Ariko tucyambaye imibiri umvishe ko twambaye imibiri y'umwuka. None rero bivuze ngo iki? Natwe tube nk'abagi wacu. Ariko tubiye ngo mwiza tubabiri iki? Siko meze. Patira ngo umwana umuhaye imodokari yamumarira iki? Ese patira wagu akakanya wagu kadastirije zakumarira iki? Nyine wagu kadastirije zakumarira iki nyine? Nyine turaganira aho ngaho. Uwazi ko yiza kumarira iki? Uwabanye ijambo ry'Imana uwazi go wakoroherwa. Siko meze nuwazi go ko ijambo ry'Imana ryaje ajanye imodoka bigaje bundi barayikata mu moteri munsi hari ibintu bibamo muri Japoma bihenda kubi bayikata bivanamo ajya gufungisha umuntu ukora umupagani yatabikora umuntu nicyo cyari kuba ari ikibazo. Siko meze yatabikora nicyo cyari kuba ari ikibazo. Ndamufungisha se ubundi karuko ariko ameze byungura iki? Nuko ijambo ry'Imana rigenda ridushyira ku murongo tukamenya nabo tubana nabo duturanye nabo tugendana n'umudamu yagira karuko avuga ati umudamu ngeze ko yavutse yanduye kuremo akurira muri Kristo bizashira nuko ihangana bikaza n'amahoro akaza n'umutekano kaza. Nyurwa n'ukuri muvandimwe humura ntabwo uzapfa kandi upfuza abahungutse. Maze tukoroherwa. Maze abantu bagira umufuka w'umuceri mpamvu udashobora mugenzi wawe kiro uravuga uti nushira nzapfa bigatuma urya wenyine. Papa zira kubita cyakaba n'ibihumbi 10 akavuga ati ndarya icyumweru wandi imisa bayisunika akaba atana mugenzi w'ibihumbi 2 tutumvikana. Dukeneye gucyega kononekara kose sibyo? Dukeneye gucyega kononeka tukaba amahoro tukabaho twishe tuguwe neza. N'imisatsi yo kubitwaca Imana irayizi irabaze. Ubu Theoneste Kristo atuyemo koko ubu mfite ikibazo yuko ubu mpangayikira ngo nzahomba none ubundi ngo nzakena gute se? Mpangayike nzakena gute se? Bavandimwe tubeho twishimye. Ikijumbo kiryo nozerewe nabibabwiye. Reka mbabwize ukuri narakinnye mu buzima bwa hano. Narakinnye njya umutsima amasaka utagira umunyu witwa igiheri ya masaka atari yera atari neza cyane. Nasikenye nka muri tagira
isukari, nariye isombe zitagira umunyu, nariye umushogoro utagira umunyu. Tumvikana siko bimeze? Umvishe, naryaga ibijumba nkabisha idodo zitagira umunyu. Ubwo n'ubuzima niho ubwo buzima bubamo. Bukeye Imana itanga umugisha, mbona ifiriti, mbona inyama, nkangi igisororo cyuzuye inyama n'ifiriti ya madamu, reka nivura ibikomere. Mbiriye ndabyibuhindigira hano, ntangiye kupima ibijana n'imisaga, ntangiye kubwira madamu nafungurira sizi z'inkweto, ntashobora kunama, mburamwo igisubizo. Ibi mwe muzi ibibazo abakire bafite, mwe ntabwo mubizi. Ubimenye washima Imana ukagwa mu buzima urimo, ntabwo ubizi. Umwana umvise aho ipoto yajya akubita irindaza, akubita capata, akubita ibishyimbo, ibyo byose yirira. Abakire baragowe. Hari ibanga rimwe namenye gusa rya hano mu isi, rimwe nasobanukiwe. Ibyo bintu byose nakubwiye ntabwo biryoha, haryoha inzara. Twumvikane, uwo mushogo utagira umunyu naga nawe ubonye nashimaga Imana, nawe uryaga ibintu nari no mu buzima tubamo, utajya gutuka ibintu ko wabivuyemo. Iyo kibirimo uba wumva ari ibyo ngibyo, bizabirebe. Ubiyinzu papa Tezo ayivuyemo akajya muri etage avuga ati ivumbi imbagasa byari binyishe, ntituguwe neza. Ntago tuguwe neza ngaha, ariko ubavuga aka etage ukajyamo hari wavuga uti nari ipfuye nabi, nari ndenganye. Iyi modoka yanjye wayivamo akamava witavani, imodoka yari inyishe. Iyo uvuye ukagwa kapikipiki niwe igare ryari kwishe, nyamara ku igare wari umeze neza. Bavandimwe, nshuti zanjye, haryoha iki? Inzara. Nushaka umushyitsi aryoherwa n'ibiryo byawe, uzamubwire azaza atariye. Iyo njye nshaka kuza kurya iwawe, iyo ngira ngo nkurire ibiryo nishimye meze neza, nza saa munani ntacyo nari narya. Siko bimeze? Kubera ko nshonje, hari igihe ntangiye kubaza mu rugo, muzana urusenda ntangiye guhaga, muzana umunyu ntangiye guhaga, kandi umunyu utari mu biryo. Umvise ko madamu tumaze kwaka urahaze, niyo mpamvu utari kuva ko nta munyu urimo. Ubwo wibutse urusenda ubwo urahaze. Siko bimeze? Haryoha inzara, nta biryo ryoha, mube amahoro. Icya kabiri kindi ibigendanye n'inzu, nta nzu nziza ibaho. Inzu ibundi umumaro w'inzu ni uwuhe? Umumaro w'inzu ni uwuhe? Ni ukujya imvita kunyagira, kuko nijoro ijoro hasa kuyama tukaruka tugasinzira, uryama usinzire, sibyo? Ubwo rero bashake ubone shitingi uryamamo, jya usaba Imana iguha ibitotsi. Siko bimeze? Nicyo dukeneye gusa. Nujya mbwa wisinzirire saa 11 wumve birakomanze, ubyuka n'ubundi ugenda. Inzu yose waryama udasinziye, nubwo yabirimbishe zahabu ukajyamo uzasinzire, ukarajya wari udasinziriye, ntabwo yaba ari inzu. Inzu yawe ikigira mbi ni inzu y'abaturanyi wabonye, sibyo? Inzu niyo uryamamo ugasinzira, nta nzira uti indi, nta biryo birita ibindi, nta n'umuti mu buzima bundi busanzwe. N'izi modoka mubona abantu bose bazigendamo, ngiyewe imodokari iranyigisha. Imodokari muvuga usibye kuba umushoferi wayo, burya firingi yumva bicaye iruhande rwawe. Uyu mugabo tujya tuvana mu ivuga ubutumwa saa 6 za nijoro asinziriye, ngemeze gutya ngo bose abarindi. Iyo nguze imodokari, intebe yanjye ni kuri vora, ubwo nge nakazi mbonye mbahitamo narimo imyanya yindi yose y'abantu bagomba kuryoherezamo. Tutumvikana siko bimeze? Cyuma muvuga n'ibiki? Dufite byose. Ubonye umucuzi imitego tuka kubera Rwanda Revenue, afite duka mitenda gucyo kubera Rwanda Revenue, za stoke zamaza abantu. Siko bimeze? Ari dukujyamo Imana guteguye hariya, ugenda ugafata minusi y'umuceri ukaza ukayiteka, ejo ugafatamo inyanya ebyiri ukaza ukaziteka, ejo ugafata icyo kibishyimbo ukaza ukagiteka. Siko bimeze? Umuntu akubikiye hariya ayenda gucurika imiti, araramanywa nijoro, aho ubone ugenda ufatamo akanusu. Izo zose ni stoke zacu ziba ziri hariya. Ngiye curuza imyumbati, ndagenda hagura imyumbati, tukomeze bampangayitse ngo imyumbati ngizabura, hagura za toni 100 nkashyira muri depo aho ngaho. Wowe mama karaka ndashaka kilo 5 by'ubugari, akabati ubwo bwawe ni bwiza ni gitanga. Nge ndahangayitse nirwa nkora amasitoke y'abantu. Umvije n'umuntu aje ngo modoka y'abantu bazarya
ni byose bari abantu bose n'abakozi b'iki n'abakozi bacu. Niyo mpamvu utazaburara, utazabwirirwa, urushya umenye ko haryoha inzara, urushya ubuzima aho umeze neza muruzarya rwose. Bavandimwe inshuti zanjye rero, mfite amahoro, ndishimye, nguwe neza, ni ukuri nguwe neza 100%. Nari nararushye, nari naragowe, nari impangayitse, ariko ndishimye rwose. Ndishimye, meze neza, nguwe neza, ndamahoro. Misiyo yanjye mwisi nyashimana ko yanturanyije. Kababwiza ukuri, nagiye mpa abantu amafaranga menshi, nagiye mfasha abantu nkaba amafaranga menshi bafite ibibazo, nkabishyura abana amashuri, nagiye unubakira amazu, nagiye mpa akazi. Ariko ni ukuri igihe cyose ahubwo nabaga mbateye inyota yo gushaka ibindi. Ariko njyanezezwa nuko ubutumwa bwiza bugera ku muntu, akaruhuka, akanyurwa, akabona icyo yarakeneye cyose. Kavuga ngo ndashima nako yampaye ibyo guha abantu. Ubu ndi umutunzi rero, ubu ndi umutunzi. Tutumvikana? Utari umutunzi wo gutanga ibifatika bya hano, nubwo nabyo ari ngombwa, ariko n'uwo mbihaye mbanzi ko nta gisubizo kibirimo, ariko nta nubwo ntabona ibyo nk'umuntu, ntabwo nabona ibyo nk'umuntu ngewe twemeze. Ariko Imana yo ubwayo muri ngewe, ijambo ry'Imana inyuje muri Theoneste muri munundi irigeza ku muntu, akaba yabona ibyo akeneye byose, akabaho yishimye, akabaho afite amahoro. Nyashimana rero igenda nk'ibyo bintu nayo nigenda bikora, nabwo ngenda nkura twemeze, nabwo ngenda nkura umunsi umwe mu cyumweru, iminsi mu cyumweru, uko Imana ibishaka, uko Imana ibishima. Ariko nyanezererwa Imana, nabonye ikintu nari narabuze rero cyitwa ubugingo buhoraho, ngubwa neza, abawe nabo bagubwa neza. Ndanezerwa n'ibyishimo n'umunezero mufite, ndishimye, ndamahoro, nguwe neza rwose. Icyo sabira bino wacu kugira ngo bakizwe, nabyo ko afite ikanya Imana ko itava mu bwenge twemeze, nicyo mbasabira. Ariko ndashimana ku bwanyu mwakijijwe, ndashimana ku bwanyu Imana ntabwo ngiye abakijije, ntabwo mubare mwakijijwe, ahubwo ni ijambo ry'Imana, ni Imana ubwayo, umuteguro w'Imana. Ariko ndashimana ku mwakijijwe, nawe iyo ngize nk'itano ryanyu mba ryanyu cyangwa ryacu, mba numva nejwe nuko ngize mu bantu tuzabana mu bwami bw'Imana, tuzabana mu ijuru. Abantu bamwe bameze kumwe, bangana imbere y'Imana, bafite agaciro kamwe, mbese bameze umwe na Yesu. Ni umunezero, ni ibyishimo. Nabonye ubutunzi rero buruta ubusanzwe. Reka nsubeze ahangaha, nashimaga Imana bavandimwe, Imana ishimwe. Uko biri kose hari uko mwaje mumeze, ariko none hari uko mumeze nyuma yo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Numva rero aricyo twakurikizaho, kugira mutubwire ese ibyo mwibazaga byasubijwe, ese byavuzwe aho ntibyabongereye ibindi bibazo, ahubwo aho kugira ngo binasubize ibyo mwibazaga. Mbese mutubwire uko murimo muriyumva nyuma yo kumvira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Hanyuma twaza twakurikizaho ibindi wenda, ariko mu by'ukuri tumaze kumva ibibazo abantu baba bafite ku butumwa bwiza bumvije, cyane cyane abo bantu batubwiye no mu gutangira ko bakiri kumva ariko batari babihabwa ngo bizere. Dukeneye kumenya niba mu by'ukuri, kuko tuvuye hano hari umuntu mushya wizeye ubutumwa bwiza kuri twe, nizo nyungu. Nanone twe tuzakomeza gusangira, tuzakomeza kunguka, tuzakomeza gukuzwa n'ijambo ry'Imana, ariko tunakeneye ko nyine n'undi muntu wari ukiri mu rupfu avamo akajya mu bugingo buhoraho, tugasangira uwo munezero utagira akagero tubonera muri Kristo Yesu. Ubwo rero abo bantu bashya twateranye uyu munsi rwose, mwisanzure mutubwire uko muri kwiyumva.